bavuga bati u Rwanda yego hari realite y'umupira birengagije, ubuyobozi bwirengagije buravuga buti reka tujye mu kibuga. Ni byiza cyane ku kintu bita transparence. Amavubi twabonye n'umusaruro yabonye ni ibyabereye mu kibuga, byabaye ku mutoza, kuri game plan, ku bakinnyi, kuri performance. Yego, ariko detaye zitwa hanze ikibuga ntizigeze zikorwaho na kimwe. twatsinze Nigeria uyo akwa ebom byanyabyo, twatsinze Benin i Kigali byanyabyo, tuvuye inyuma twanganyije na Libya byanyabyo, dutsindwa na Libya i Kigali byanyabyo, na Benin tunyagira 3 byanyabyo. Abantu baba mu mitegurire y'imikino ku ruhando nyafurika no ku rwego rwa FIFA, b'abanyarwanda urabizi ko abanyarwanda turabafite, baba general managers, harya umuvandimwe wavuye muri Ferwafa baboni bari muri FIFA, umuntu munini cyane barabyumva, baravuga bati n'ubu ababegabo abegabo yaragarutse, yarayoboye komisiyo ya arbitrage, ubu asigaye ari umukonsilita, ariko na jire mu organisation jire bari baramwe bati ntitwibaza uburyo umukino wera Kigali mu Rwanda, abasifuzi bari mu Rwanda yabavuze ni ibya kinyamupira, ni ibya kinyamupira, realite y'umupira ni imitegurire y'umukino umuntu ategura kugira ngo atsinde wakomeza. Bakambwira bati fagitire ya miliyoni 15 yari iryamye muri federasiyo igomba kwishyurwa sound system, miliyoni 15 zo kwishyura sound kugira ngo ibintu bya MC bigende neza. Ariko kipe ya Libya kagusanga mu rugo, kinyamupira ntiyagira ikintu na kimwe bikoraho, ari igihugu cyasenzekaye, wakora n'akajeste gato ukakibirindura. Barambwira bati naho ngaho match ntiyateguwe, nicyo bashaka kuvuga, match ntiyariteguwe. Nwango umupira ugira realite zawo, habuze detail abandi bakora biboroheye ataratanze n'amafaranga, ariko ibyo ndabishima. Aho kunjyana mu gikombe cya Afurika nshuka ko natsinze ntatsinze, bagatangira kunyagira 6 ntari kuri iyo level ya qualification. Niba utaboneka mu bihugu 24 muri Afurika ngo ubone qualification mu kibuga, n'izindi manevre wakora mugiye kwisebya hariya bakunyagira. Senegal yakwica, Maroc yakunyagira nabi cyane, bagusanga muri AFCON bakaba bagukubita, Burkina Faso yakwica nabi ugakorwa n'isoni. So ibyo navugaga ko iriya match context y'uriya mukino ngenda ivana cyane muri qualification za Champions gato. Iyi point ngaruka impamvu nari nyigarutseho ni point ishimangira ko Amavubi mu kibuga yaduhaye ibyashobokaga byose. So urumva navuga ko qualification ya CHAN uretse impano twahabwa, ariko muri condition za qualification twarasezerewe dutsinzwe na Sudani y'Epfo ijuba, kubera ko twari tubizi neza ko Repubulika ya Sudani yatsinze back to back. Urabyumva? Yego. Itike twari duhanganiye na Repubulika ya Sudani na Ethiopia n'u Burundi nande hari na Sudani y'Epfo. Sudani yari yamaze kuyibona Repubulika ya Sudani ko yari itsinze back to back, twedeje gutakaza match imwe muri ebyiri. Urabyumva? Byatwamburaga qualification. So ariko ntabwo byari birangiriye aho. Context y'uyu mukino n'umukino wa nyumusozo umwaka muri Stade Amahoro cyane wa equipe nationale, navuga ufunga muri envelope byabe iza emotion zose twabonye muri uyu mwaka. Ubu mukino ntugomba kubutsindwa, n'ubunane bwagomba guhabwa abanyarwanda. Hanyuma context iri politique, mwabonye forum ministre wa sport dufite babiri, yaba minister na state minister rwego, ubwo na minister Neri, mwabonye forum bakoze mu kwamamaza uyu mukino no gutanga igisobanuro cyawo no gushishikariza abanyarwanda kuwitabira, ko ba ministre babiri bambaye jazz ni equipe nationale, bakoti bari afite
utubati twuzuye amakoti neza cyane bambaye jezi muri stade babambitse mikoro urumva yego barimo barabwira abanyarwanda ko bagomba kuza kureba umupira cyane. Iriya ni geste ikomeye cyane ibigaragaza ko nyine niba abanyepolitike bayihaye agaciro bari babizi ko qualification igoye yego ariko match bayihaye agaciro reste igisobanuro gikomeye. Abasore bana bigaragaje binjira mu mukino. Sudani ntabwo ari ikipe mbi cyane. Sudani nujya kureba muri qualification za AFCON ntabwo yakoze nabi cyane, ntabwo ari ikipe mbi kandi ifite abakinnyi benshi n'undi bakina muri equipe nationale nkuru kimwe natwe nubwo harimo natwe ba Kevin baraboneka bakina muri equipe senior. 3-2 yego twatsinzwe nkuko twanatsinzwe na Djibouti ariko ni score baranversa ni match bakora neza i Kigali ku itariki 28 iyi weekend kwa gatandatu saa 12 dushobora kuba twakwitwara neza tukaba twasezerera iyi Sudani. Sudani ifitemo abakinnyi bakomoka muri Uganda bagiye bajya muri Sudani mu gihe cyashize ikabaho ubwene gihugu bagiye mu byukuri batugora cyane ariko nge ndebye iminota y'igice cya kabiri ku Rwanda rwakinaga ukuntu rwubakaga ruhereye inyuma rugasora umupira neza muri mediane rukawugeza imbere rukagerageza gukreye uburyo hakaboneka ibitego bibiri nyuma wenda bikaza kurangira dutsinzwe 3-2. navuga ko hari icyahinduka gusa harimo akazi ko gukorwa nyine era bibi nyine muri qualification ntituramenya n'ikizakurikiraho kuko deja ashani ni mu kwa mbere twarivuze ko biragoye ko bashiramo indi window ya qualification bashaka urutonde ibitego bishobora kutubuza qualification kabone niyo twaba twasezere iki gihugu nka Sudan tukabona qualification so ntabwo turimo kwitwa neza. Djibouti gutsinza igitego bibiri hubwo Djibouti yatubonyemo Sudan nayo ikonyemo 3 muri match imwe. byukuri ni iby'umupira ariko Amavubi yasoje match ubona ari kwataka ku rwego rukomeye cyane kandi koko ni mu gihe no mu busatirizi bw'ikipe y'igihugu Amavubi hari hongewemo imbaraga birumvikana binyuze muri Mugisha Didier cyangwa se Taichi ruteza mu equipe ya Police numwe mu bagiye bagarukwaho cyane ku bibazo yagiye agirana n'umutoza Frank agihari yamuhamagaraga abantu baranabyibuka bavuga yuko ngo abakinnyi atahamagaye yasize abivuze abandi bazasigarana ikipe bazabahamagara ubwo avugaga abantu bataici avuga ba Muhajiri yaje guhamagarwa rero aza no kugira ruhare mu bitego bibiri kipe y'igihugu yatsinze. Izo n'imbaraga rero mu busatirizi n'uburyo attempts zari nyinshi cyane imbere zamo rya Juma General Award muzamu w'ikipe ya Sudani ariko rimwe na rimwe hari n'igihe n'amahirwe yanga factor chance ikanga ariko icyambere no gucreate ubwo buryo ni ibintu rero byatangaga icyizere kuko rero umutoza Jimmy Morrison ndetse na technical staff yose babitangaje nyuma y'umukino bavuze ko hari ibyo bagomba gukosora cyane mu kijyanye na ba myugariro birumvikana mwizamu ho navuga yuko bigoye kubera ko ugiye gucisha ijisho mu bazamu bahamagawe haba Dolphe haba Fils wa Etoile de l'Est ubwa Dolphe Hakizimana n'uwa AS Kigali ndetse na Yogade